Turabasuje mwese abakunzi ba Yesu Kristo, bakunzi b'umusaraba, banyamasengesho, bene data bari mu rugendo rujya mu ijuru, amahoro y'Imana nabane namwe. Njye muvugana ni Revera Pasteur Izabana Clement, umushumba w'itorero rya Hosiana Community Celebration Church mu Rwanda. Uyu munsi wa none nejejwe no kuza imbere yanyu kugira ngo mbashe kubamurikira platform cyangwa se urubuga tugiye gutangira gukoreraho ivugabutumwa, kubera ko muri iyi minsi igihe tugezemo biradusaba kugira ngo dutere intambwe, kuko hari aho tugenda duhura n'inzitizi zibasha gutuma tutavuga ubutumwa nk'uko bikwiriye, kandi nk'uko Matayo ibitubwira murongo 28:19-20, atubwira neza ko dukwiriye kugenda amahanga yose. Mu kugenda amahanga yose rero birashoboka ko tudashobora kugenda dukoresheje amaguru, ariko nibura iri koranabuhanga tukariprofita kugira ngo ribashe kudufasha mu kwamamaza umwami wacu Yesu Kristo. Haleluya, haleluya, haleluya. Nezerewe Imana cyane uyu munsi wa none rero kugira ngo mbashe kubamurikira iri koranabuhanga cyangwa se iyi YouTube channel yitwa Igihe ni iki TV. Ni YouTube channel izajya idufasha mu kwamamaza umwami wacu Yesu Kristo, tuvuga ijambo ry'Imana, hatambuka ibibwirizo bitandukanye bibasha gufasha umukristo kumenya ukuri kw'ijambo ry'Imana, bibasha gufasha umukristo gusobanukirwa neza inzira arimo iyo ariyo, bibasha gufasha umukristo kumenya neza abo bari kumwe abo ari bo, kubera ko birashoboka ko uyu munsi none ushobora kuba uri umukristo ariko inzira urimo atari kujyana mu ijuru, kandi wari uzi neza ko uri guhirimbana kuzagira mu bwami bwo mu ijuru. Iyi YouTube channel rero yitwa Igihe ni iki izagufasha neza kumenya no gusobanukirwa yuko uri mu murongo mwiza w'abana b'Imana bari kujya mu ijuru. Mwibuka ko Bibiliya itubwira neza ko hari inzira ebyiri ziri imbere ya buri muntu wese, inzira igana mu irimbukiro ndetse n'inzira y'agakiza ijya mu bwami bw'Imana, ubwami bwo mu ijuru. Inzira igana mu irimbukiro rero Bibiliya itugaragariza ko inyurwamo n'abantu benshi, ndetse n'inzira ijya mu ijuru cyangwa se inzira y'agakiza inyurwamo n'abantu bakeya. Ni impamvu ko rero inzira ijya mu irimbukiro inyurwamo n'abantu benshi, ni inzira itagira kondisiyo. Haleluya, haleluya, haleluya. Nta kondisiyo ibamo, ni ukuvuga ngo ni igihogera, nta kirazira ibamo muri iyo nzira. Niba uri umusambanyi ngwino tugende, niba uri umujura yinyuremo, niba uri umurozi yinyuremo, niba uri umwicanyi yinyuremo, niba uri umujura yinyuremo, niba uri umugambanyi yinyuremo, niba ugira amatiku yinyuremo, niba ugira umutima mubi yinyuremo, niba ibintu byose bishoboka, bya bindi byose tuziranyeho nk'abakristo Imana yanga, muri iyo nzira ifunguye abantu bose banyuramo rwose nta kibazo. Hakaba n'inzira y'agakiza, ari inzira ijya mu bwami bwo mu ijuru. Ni inzira ifite kondisiyo, ifite amategeko ugomba kubahiriza kugira ngo ubwami bw'Imana, ubwami bw'ijuru, ijuru tuvuga uzarikandagireho. Ni inzira yanga ubusinzi, ni inzira yanga ubusambanyi, ni inzira yanga ubujura, ni inzira yanga urwangano, yanga amatiku, yanga amahane, icyaha cyose Bibiliya itubwira, ikizira cyose umuntu uri mu nzira ijya mu ijuru kirabujijwe. Ubwo rero tutagiye kure cyane, twagira ngo tubamenyeshe ko uyu murongo wacu wa YouTube channel yitwa Igihe ni iki izagufasha kumenya neza no gusobanukirwa inzira urimo ni iyihe muri izo nzira zombi. Haleluya, haleluya, haleluya. Si izo nzira zombi tuzaganiraho gusa, hari n'ibindi byinshi tuzagenda tuganiraho, harimo gusobanukirwa neza idini urimo cyangwa se itorero urimo. Ese abakuyoboye bari kukuyobora mu bwami bw'Imana, bari kuyobora mu nzira ijya mu ijuru? Kubera ko muri minsi dufite abantu benshi bashumbye amatorero, twita abashumba, twitwa abareperezanta, twitwa revera, ababishopu, abarimu, abadiyakoni, abavugabutumwa, ariko bose tukaba tubana mu itorero, ariko ukaba udasobanukiwe neza niba ari abagenzi bajya mu ijuru. Hari ibintu byinshi rero tuzarebera hamwe bizakugaragariza ko uyu muntu ugushumbye, umushumba ugushumbye, ko ari mu nzira ijya mu ijuru koko, ko ari kukuyobora mu nzira ijya mu ijuru, cyangwa se ukazabona neza ko ibyo akuyoboramo bitakwinjiza mu bwami bw'Imana. Haleluya, haleluya, haleluya. Uyu munsi rero twaje kubashyiraho ino platform, uyu murongo y'icano YouTube channel yacu, kugira ngo izagufashe gusobanukirwa no kumenya neza ko inzira urimo ari inzira ikujyana mu bwami bw'Imana. Nta kindi kizabidufasha ni ibyanditswe byera. Tuzifasha ibyanditswe byera
ariyo Bibiliya yera twese tuzi kandi twemera, izatuyobora rero muri urwo rugendo rwo kukugaragariza aho uri, itorero urimo, cyangwa se abashumba bagushumbye, niba bari kujyana mu nzira ijya mu ijuru, cyangwa se bari kujyana mu yindi nzira itari yo kujya mu ijuru. Hari ibimenyetso byinshi biritwereka bizakwereka ko umushumba wawe ari kukuyobora mu nzira nziza, cyangwa se bikakwereka ko umushumba wawe ari kukuyobora mu nzira itari nziza. Ubwo rero turagira ngo tubasabe kugira ngo mudushyikiremo kuri uwo murongo, ukanda subscribe, ugakanda like, ugakanda share, kugira ngo ibiganiro byacu bizagere ku bantu benshi cyane. Inkunga tugusabye niyo ngiyo muri uru rugendo rwo kwamamaza ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Haleluya, haleluya, haleluya. Rero tuzadutanga ibiganiro kabiri mu cyumweru, tugenda tubibamenyesha, ibiganiro bishamikiye ku ijambo ry'Imana, bifasha umukristo uri mu rugendo rujya mu ijuru kugira ngo abashe kurushaho gukomera kandi abashe kurushaho kwihangana, kubera ko muri uru rugendo harimo ibintu byinshi bitandukanye, harimo inzitizi, harimo amaganya, harimo agahinda. Ku bw'ibyo ngibyo rero bisaba kugira ngo ugire abantu mugendera mu rugendo, bagenda bagushyigikira, bagenda bakwereka icyerekezo, bagenda bakwereka, kubera ko hari abantu benshi batabona uburyo bwo kwicara ngo bafate Bibiliya babashe gusoma kubera impamvu z'akazi n'izindi mpamvu zitandukanye. Ariko nubwo izo mpamvu zihari, mwene data, iyo ntabwo ari impamvu uzashyira imbere y'Imana yo kuvuga ngo nabuze uburyo nsoma ijambo ry'Imana. Haleluya, haleluya, haleluya. Kubera ko mu rugo iwawe ufite televiziyo igura ibihumbi n'ibihumbi, ufite intebe nziza, ufite ibiki n'ibiki, ariko wasanga nta Bibiliya ugira. Nyamara iryo jambo ry'Imana ni intwaro imwe mu bakristo bakwiriye kuba batunze. Yesu nashimwe cyane. Ku bw'iyo mpamvu rero natwe twajanga kugira ngo tugufashe. Ushobora kuba utabona uburyo wenda wakwicara ngo kubw'akazi kawe kagoranye, ntabwo mvuze ngo ntabwo dukwiriye gukora, kuko muri iyi minsi dukwiriye gusenga ariko tukanakora, kuko Bibiliya itubwira neza ko roho nzima ikwiriye kuba mu mubiri muzima. Haleluya, haleluya. Bishatse kuvuga ngo iki rero? Ukwiriye gusenga ariko ukanakora. Haleluya, haleluya. Ku bw'iyo mpamvu rero twaje kugira ngo tugufashe, kugira ngo igihe utabonye akanya ko gusoma Bibiliya, wenda nawe ufate ka ekuteri ushyire muri telefone yawe, niyo waba uri mu kazi ushyiremo akavorime gakeya, ku bantu bakorera mu mafisi, nurangiza ukurikirane ijambo ry'Imana twaganiriye. Imana yo mu ijuru igomwisha rero. Haleluya, haleluya, haleluya. Kandi iguha amahoro. Rero turagira ngo udufashe ubone ikiganiro kugeza kuri mugenzi wawe, kugira ngo abashe kumenya neza aho tuva n'aho tujya. Uru rubuga rwacu Igihe ni iki TV nta dini na rumwe rushingiyeho. Nubwo nabwiye ko ndi umushumba w'itorero, ariko narabohotse rwose muri Yesu Kristo. Hari abantu benshi babatswe n'amadini, hari abantu benshi babaswe n'amatorero. Ibyo byose rwose niyo mpamvu twaje kugira ngo tubagaragarize ko idini urimo iryo ari ryo ryose ritazakugeza mu bwami bwo mu ijuru. Yesu nashimwe cyane. Ntabwo rizakugeza mu bwami bwo mu ijuru. Icyo akora naho twugama izuba, naho twugama imvura, naho twugama umuyaga, mbega idini, itorero, haleluya, itorero rya mbere ni umutima wawe. Rero abantu usanga bapfa amadini rwose, iyi YouTube channel yacu Igihe ni iki ntabwo ari idini runaka, ntabwo ari umuryango runaka, oya, ahubwo ni iy'abantu bose bari mu rugendo rujya mu ijuru. Ushaka gutanga ikiganiro, twaguhereza ikaze rwose, ukavuga ubutumwa bwiza bw'Umwami Yesu Kristo, Yesu wacu akarushaho kwamamara. Yesu niyamamare, Yesu niyamamare, Yesu niyamamare. Haleluya, haleluya. Ndanezerewe cyane no kuganira namwe uyu mwanya rwose, mbamurikira iyo mu YouTube channel yacu, kugira ngo muyishyigikire mu buryo bw'ibitekerezo, ukanda like, ukanda subscribe, ukanda share, kugira ngo ubashe kuyigeza kuri bagenzi bawe. Ndazi neza ko tuzagirana ibihe byiza, kandi ibintu tuzaganiraho ni iby'ingirakamaro. Ndagira ngo mubwire ngo ugiye gusobanukirwa byinshi utaruzi. Ibyo baguhishe byose Revera Pasteur Okapi aje kubikugezaho. Ibyo batakubwije ukuri byose, kubera ko ahangaha turi mu nyungu z'umurimo w'Imana. Turi kugira ngo iyo abana b'Imana abarimbuka bagabanyuke, ahubwo abahabwa ubugingo buhoraho, abazabwa ubugingo buhoraho, abazagera mu bwami bwo mu ijuru aribo barushaho kuba benshi gusumbya abarimbuka. Niyo mpamvu Imana iri guhagurutsa abana bato nkatwe, kugira ngo tuze tuvuge ukuri. Umwami Yesu rero akarushaho kubishimira rwose, kandi nzi neza ko tuzagirana ibihe byiza. Amen. Haleluya, haleluya. Ndafashijwe. Mperutse kujya gusengera ahantu hamwe, batera akorasi keza ngo tuzajya mu ijuru ngo kureba bariyo.
numva ngatekerejeho kanguka ku mutima cyane, tuzajya mu ijoro kureba bariyo. Muribuka ko na bene data uriya mwene data wagize ibyago muri iyi minsi agafungwa ndimbati, bakunze kukaririmba cyane nubwo bagashyizemo utuntu tutamenya ubwoko bwatwo, ariko burya kari agakorasi ni keza cyane. Ariko se nawe uri kumva uzajya mu ijoro kureba bariyo? Yesu nashimwe cyane. Ntuzajye kureba bariyo gusa, kuko kujya kureba bariyo ushobora kugerayo ariko byarangiza bikarangira uvuyeyo. Ariko nujyayo ugiye kubayo, ugiye kubera ko wariharaniye, kubera ko warikoreye, azaba ari byiza kurushaho. Haleluya, haleluya, haleluya. Ndagira ngo rero dufatanyirize hamwe, dukore ubumwe, twubake ubumwe, twamamaze ubutumwa bwiza bw'umwami wacu Yesu Kristo. Nta kindi kintu turebyeho, nta kindi kintu twitayeho uretse ko ubutumwa bwiza bwagera ku bantu bose. Amen. Inkunga yawe irakomeye, inkunga yawe irakomeye kugira ngo ubashe gushyigikira umurimo w'Imana. Imana mu ijuru ihabwa icyubahiro. Hari ikindi nzumva tuzaganiraho cyane. Hari ijambo abanyarwanda baciye umugani, baravuga ngo iby'abapfu biribwa n'abapfumu. Iryo jambo ni ikibwirizo nzagaruka tukaganiraho. Niyo mpamvu mbararika ibintu byinshi. Iby'abapfu biribwa n'iki? N'abapfumu. Imana ishimwe cyane. Ntabwo ndi bubabwire menshi uyu munsi, gusa kwari ukuza kubamurikira umurongo YouTube channel nshyashya yitwa Igihe Niki, yatangiye uyu munsi tariki 11 z'ukwezi kwa 4 2022. Izajya itambuka ibiganiro byinshi cyane bitandukanye, ariko byose bidufasha kugira ngo ubutumwa bwiza bugere ku bantu bose, kandi ubutumwa bwiza bubohore abantu bose, kuko ndabizi neza hari benshi baboshye bazabohorwa n'iyi channel yitwa Igihe Niki. Iki ni cyo gihe rero cyo kubwiza Imana ukuri, iki ni cyo gihe cyo gusengera mu kuri no mu mwuka, iki ni cyo gihe cyo kwezwa neza, iki ni cyo gihe cyo gukeruka ku duto no ku tunini, iki ni cyo gihe cyo kwanga kubatwa n'idini iryo ari ryo ryose, ahubwo tugatumbira ku musaraba. Imana ishimwe cyane. Ndabakunze cyane rero, kandi nzi neza ko aho muri kugubwa neza, nubwo bitari kuba neza 100%, ariko umurimbyi yaririmbye ngo tuzanezerwa cyane mu ijoro, kubera ko mu ijoro niho hari amahoro. Hano ku isi turi ku icumbi, ntabwo iyi si ari iwacu. Mwene data, mushiki wanjye, mubyeyi wanjye, hano ku isi turi ku icumbi. Iwacu ni hehe? Ni mu bwami bwo mu ijoro. Rero niba ubabaye wihangane, niba urwaye bizashira, niba ufite ikibazo icyo ari cyo cyose ucyarike Kristo, nta kimunanira. Nzi neza ko iyambukije Abisirayeli ikabavana muri Egiputa ikabajyana mu gihugu cy'isezerano, nawe izabana nawe izakwambutsa, nawe izagutambutsa, nawe izakurengera, nawe izakugirira neza, nawe izakwambika, nawe izagukubaka, nawe izagubyara, nawe izaguha gushaka, nawe izaguha gutera intambwe. Ubuzima urimo ntabwo ari iteka ryose, hari igihe kizagira bikarangira, kubera ko mubwiriza yatubwiye neza ku bice 3, hereye ku murongo waho wa mbere kageza ku murongo waho wa 9, ko igihe cyose kigirirwa n'igihe cyacyo. Ikintu cyose n'igihe cyacyo. Wisomye neza akubwira ko hari igihe cy'umunezero, hari igihe cy'umubabaro, hari igihe cy'ibyishimo, hari igihe cy'agahinda, hari igihe cyo guseka, hari igihe cyo kubabara, hari n'igihe cyo kuba urwaye, hari n'igihe cyo gukena, hari igihe cyo kuba uri umukene, hari n'igihe cyo kuzaba uri umukire, hari igihe cyo ushobora kuba udafite ibyo kurya, ariko hari n'igihe cyo kurya. Mwene data, niba utumbira Yesu umwami n'umukiza wawe, ntugire ubwoba. Yesu ari ku ngoma, aracyari ku ngoma. Uko yahozeho kera n'uyu munsi niko akiri, uko yakoraga kera n'uyu munsi niko agikora, uko yarengeraga abayo n'uyu munsi niko akibarengera. Tegereza Uwiteka kurengere, ntiwicire inzira, ntuce umusaraba wawe, ahubwo Kristo w'i Nazareti, umwe wabambwe, ku munsi agahambwa, ku munsi wa gatatu akazuka, uyu munsi yicaye iburyo bwa Data, arimo arakuvugira njye nawe. Haleluya, haleluya. Arimo arakuvugira njye nawe, kandi ni umuvugizi mwiza, ntakajya agira santima, ntakajya agira amabwire, nta nubwo robanura ku butoni. Haleluya, haleluya, haleluya. Ntugire ubwoba. Muyomba yakuvugira akagera akagenza nabi, tantine yakuvugira intege zigacika, umuvandimwe yakuvugira ntibikunde, umuturanyi yakuvugira ntibikunde, ariko Yesu wabambwe ku musaraba we nakuvugira ntabwo bizanga, we nakuvugira ntabwo bizanga gutungana. Byanga bikunda ibyananiranye ku bana b'abantu warabishoboye.
ari ku ngoma, ari ku ngoma, ari ku ngoma. Yesu wacu ari ku ngoma kandi yaranesheje. Ciao ciao, mugire amahoro kandi turabakunda cyane, kandi kubana namwe, gufatanya namwe, gushyigikirwa namwe ni ibintu by'agaciro. Imana y'amahoro ibahe umugisha. Tuzasubira. Imana amahoro bagire neza. Asante sana.